kuri wowe rero Vestina, aka kanya tuvugana Imana yavuganye nanjye ngo iyi message nikugezeho. Mu by'ukuri nagiye kubona mbona umuntu utwite, mbona inda cyangwa se imbanyi, kandi mbona umuntu wibungenza, ariko mbona inda igeze mu mezi 6, mbona iyo ndivuyemo. Noneho ndakanguka ndasenga mbaza Imana ngo ibi bisobanuye iki, bivuze iki ko mbonye umugore utwite kandi nkabona inda igeze mu mezi 6 ikavamo, bivuze iki? Ndasenga sinahabwa igisubizo, ariko ndaryama. Imana irambwira ngo va mu cyumba ujye gusengera muri salo. Nabwo sinabona igisubizo, numva umwuka Imana irambwira ngo ujya gusengera mu cyumba cy'amasengesho, ndaguhishurira iby'ubu buhanuzi by'iri yerekwa. Mare rero njya mu masengesho kuko ndasenga, nabwo sinumva ijwi, sinubona inzozi, sinagira iyerekwa, nta nihishurirwa, ariko nza gusubira kuryama. Muri iri joro ryenda gucya nza kubona rero Vestina, mbona yanda uko yavuyemo. Imana irambwira ngo uyu mwana w'umukobwa kuri iyo ubonye iriya nda ivuyemo, iriya nda ivuyemo niko yavuye mu masezerano. Ntabwo biriya agiyemo si umugambi w'Imana, ntabwo uyu mugabo ari njye umumuhaye, ni komisiyo yabayeho, ni akagambane. Umwana wanjye baramushimuse, Vestina warashimuswe, ndetse hari Imana yayoboye umutima wawe, yobora n'ubwenge bwawe, ariko hari abandi wahaye umwanya bashuka ubwenge bwawe, bashuka umutima wawe, bawutwara aho babyumva, bagukoresha uko babyumva. Ntabwo iyo ni pasi uhawe n'umuntu, ntabwo ari umugabo uhawe n'Imana. Kandi mu by'ukuri mu ntara y'Amajyaruguru ku rurembo rwa Muhozi hano i Musanze, cyangwa se Muhoza, hano muri Musanze aho baririmbaga muri korali ya mbere, navuga ngo Gusheni. Mu by'ukuri mukozi w'Imana, muntu w'Imana, ugabe ujyura imenge. Ibi bintu ntabwo ari Imana ibikujyanyemo, jamais. Ntabwo ari Imana iguhaye umugisha, ntabwo ari umukiro ugiyemo, ntabwo ari amahoro ugiyemo, ntabwo ari Imana ikujyanyemo. Kandi n'ubundi ntabwo urwego wari uriho, ntukenye ibyo kwambara, ntiwari kubura ishuri, ntabwo wari kubura ibyo kurya no kunywa. Vestina aho Imana yari kugejeje ihabwe icyubahiro, ariko Satani arakuriganyije kandi nutakwambara gukerereza. Uretse ko n'uyu wakuririye misiyo wakakugurisha ukagenda utwite, ndagira ngo nkubwire ngo nawe Imana izamuhana. Wa mugabo we wakoze amakosa menshi, uhemukira benshi, wangiza benshi. Yewe ndi umuhanuzi, yakaremye n'iyikamena, ndi umuhanuzi, ndabisubiramo. Ndi umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR, si ndi umwana w'umuhanuzi. Ariko ibintu Satani agukoresheje kuri Vestina, mpamya ko Vestina waramushutse, uramuyobya, umukoresha buri kimwe cyose, kandi arakwemerera, aguha umwanya. Nawe aba nk'intama ijyanwe aho bakemurira ubwoya. Mu by'ukuri Imana izaguhana kandi bidatinze, kandi rwose izaguhana. Ntabwo nkuvuze mu mazina, nirinze kukuvuga, ariko Imana uriyizi. Wamushoye mu byaha, urya amafaranga, uragambana, umukoresha ubukwe bw'ijoro, umukoresha ubukwe bw'umwijima, umukoresha ubukwe butabaho, ubukwe buribwa nabi, bukorwa nabi. Kubera wowe Imana izaguhana. Ko Vestine Imana yamenye kugira ngo iguhombe, izaguhombya. Aho kugira ngo iguhombe, izaguhombya. Hombo homboka cyambo cya mukongomani.
ntabwo ibi ntugire ngo birarangiye ibi byose, kandi Imana ntiri bukureke. Mugabo wawe Vestine, igihugu Imana yakubwiye unyomoze kuri kamera, yakubwiye Amerika, kubwira umugabo w'umunyamahanga, ni muri Amerika, ntabwo ari muri Burkina Faso, ntabwo ari muri Afurika. Nubwo wiciriye inzira yenda wowe ukagira isoni, jye nari kwemera umwana nkamubyara, narangiza nkamurera, nkamuheka. Umwana si icyaha, kubyara si icyaha, ahubwo ibintu bidakozwe mu kuri, ibintu bitanyuze mu mucyo, ingaruka zabyo uko byagenda kose zibaho. Ntabwo rero mvuze iriya ndatwite ko ariyo yavuyemo, jye nakubwiye inda y'umwuka y'amasezerano. Wowe Vestina, Imana yo mu ijuru itakurengeye, Imana yo mu ijuru itagutabara, Imana yo mu ijuru, nagira ngo nkumenyeshe ko Imana yarababaye. Imana yarababaye. Nta perezida w'abaririmbyi, nta mwarimu, nta pasiteri, nta muririmbyi, nta muntu n'umwe ugutahiye ubukwe. Wariyirije ubusa, waragiye mu butayu kubera Satani n'ubugome bwe. Rero umwuka w'Imana arambwira ngo biriya byose ni abadayimoni babikoze. Nifuhe uburyo Imana yakuzamuye na murumuna wawe, uburyo Imana yari yabahaye umugisha, uburyo Imana yagutonesheje, ntabwo byari kukugwa amahoro. Nuko utagize abajyanama beza. Kandi na ADEPR, bantu muri ADEPR rwose muri abana babi, Imana izababaza byinshi. Umuntu yabuze pare, afite ingabirano nk'iriya, abura amarene, afite ingabirano nk'iriya, abura umufasha, abura umwitaho. Umupagana bari umutoragura, amufasha mu by'indirimbo, amufasha kuzisohora, amuhindura uko abyumva, azamura amanura, atambika, ahagarika, acurika. Habura umuntu n'umwe mu bakristo, mu bapasiteri, mu barimu. Kandi ADEPR ifite byose. Yari kuba bugufi bw'impano Imana yari ishyize muri Dorokasi na Vestina, mukabafasha, mukababa hafi. Ariko ko kumwanzi w'icyo yifuza n'icyo ashaka, ngo yaje mu isi kwica no kurimbura, n'iki gisohoye, n'iki kibaye. Nagira ngo rero mbwiye wowe udukurikiye, udusuye ari n'ubwa mbere, iyi ni Ambirase TV, njye ni Martin, nimero ni 0782951945. Nagira ngo suhuza abantu, nihutiye nyine kuvuga ibyo numvaga umwuka wera ari kumpata, ariko nanababwira iki kiganiro aho kiri bunyure koko ni ngombwa kandi ni byiza. Mu by'ukuri ntabwo Yesu apfushije, ariko umwanzi ari kuriganya Dorokasi, kuko uracyari muzima, ariko ntabwo ari urugo. Imana ntigeze ikubwira umugabo w'imyaka 42 uzuzuza 21 hafi mu kwa gatanu, n'ubu ntiruzura. Ubwo umuntu ugukubye kabiri, uri umwana we wifura, ni dadi wawe. Yakaba abantu bakunda amafaranga, kuko abakobwa usize muri korari n'abandi bakobwa b'Abanyarwanda ubateye ihungabana n'umutima w'ubwoba. Ugaragaje ko bya bindi shitani irigwa yigisha ngo abagabo barabuze, ugaragaje ko ari byo koko, ariko ni ikinyoma. Imana ishobora byose ifite abagabo ikagira abagore. Rero ubu buhanuzi burihutirwa. Message rwose nuyibona, ndagusabye wiyirize ubusa, Imana ikurinde. Ariko winjiye mu kigeragezo, ariko winjiye mu igeragezwa, ariko winjiye ahantu habi. Abantu bakunda ubugingo bwa bene se. Yesu aravuze ngo nivunitse bayishyire ku bitugu. Reka sabe korari gusengere, kuri Muhoza bagusengere,
ndetse siho gusa, mukristo wese bakunze indirimbo zaba gukurikirana, bagusengere, barire, baburoge, bakuragize Imana, bagushyire mu biganza by'Imana. Uru rugendo utangiye ruragoranye. Umwaka utaha nk'iki gihe uzajya kugera, wowe Vestina, rwose ibintu bizaba byarabaye bibi. Ntabwo ibyo abantu bari ku mbuga nkoranyambaga ngo ashatse umumiliyoneri, oya, umumiliyoneri Yesu atarimo. Ni nk'uko Satani yabwiye Yesu ngo akira ubutunzi bwose upfukamire. Abamiliyoneri mwese tubapfukamire kugira ngo dukunde, tubakorere ibyo mushaka, muduha amafaranga. Yesu yaratsinze, yaranesheje, ariko abadayimoni bari kumubwira ngo pfukama, ngo nuturamya, pfukama, ngo nuca bugufi, nusimbuka. Mbese ziriya shuro shitani yamugerageje, hari aho yamubwiye ngo ubu butunzi bwose ndahita mbuguha nundamya, nupfukamire. Ese koko dupfukamire Satani? Ese koko dupfukamire abadayimoni? Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, nimutsinde, nimuneshe. Rero aba bose bari kwirirwa bamamaza ku mbuga nkoranyambaga, bo bari gucuruza, bo ni viyuzi. Ariko viyuzi mu bugingo bw'umuntu, viyuzi ku ntama ya Yesu, viyuzi ku munyamasengesho, viyuzi ku muntu ufite itarano rya Kristo muri we, viyuzi ku muntu utashye mu Bafilisitiya, viyuzi ku muntu wakoreye Imana. Ntabwo ari byo. So rero urantunga, urambabarira, mu bagusengera ndajyamo. Uyu ni umunzani, iki ni igipimo ugiye kujyaho, ugendane n'Imana, turaguma tugusengere, cy'Umwuka Wera azajya duhishurira, si kuri no ku bandi. Bibiliya iravuga ngo cy'Umwuka Wera gutege kugikore. Hari abakunda ubuhanuzi n'ababwanga. Tuguhaye ikaze, wakandika bishima bigaya, you welcome. Koko Bibiliya iravuga ngo isi izabanga kuko mutarabizi, ariko ijuru muzitere hejuru munezero, rizaba ribashyigikiye. Rero hano ntabwo tuje ngo mutwemere cyangwa mubigenze ukuntu oya. Icyo mukwiye kwemera ni Umwami Yesu, ni Kristo. Naho twebwe twaremewe kuko twemewe n'uwatubambiwe. Reka mbashimire, bifuriza ibihe byiza n'umwaka mushya muhire. Iyi ni indirimbo ntuye Vestina, kubwo ubuhanuzi Imana yampaye kuri we. Ubu buhanuzi Imana yampaye kuri Vestina, ariko cyane areba urukundo. Iyi ndirimbo ivuga urukundo rwa Kristo. Imana imugirira ubuntu. Naryamye nijoro, ntabwo nari Vestina ni inshuti, nari nirinze no kwirirwa nkora ikiganiro ku bijyanye n'ubukwe bwe, cyangwa se ibijyanye no kujya mu murenge kwe cyangwa gutwita kwe. Ariko Vestina twajyaga tuvugana, ndetse shaka kumutumira kuri eglise azadusura tubera umushyitsi. Ariko aka kanya Imana impaye ubutumwa, cyangwa se impaye message kuri wowe mwene data, muvandimwe, kuri Muhoza hano, ngira ngo niho aririmba. Ni ukuvuga rero, mu by'ukuri naryamye nijoro mbona uwitwa Vestina, uyu mukobwa uherutse kunyura mu murenge, cyangwa kunyuzwa mu murenge, cyangwa kujyanwa mu murenge n'umusore cyangwa se umugabo w'umunyeburkina Faso. Umva ubuhanuzi Imana ya urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru.